ndayasesagura mawawala siya ng kugira ngo ntazabura ijoro. Yesu ibintu yankoreye misenseke asobanura fili mufashe yarize se mwe mwumvira ibyo umwana wanjye babwiye mu bikore abakorera ko kunywa bibiri uriya murongo narawusomye ndaseka ngari kubwira umwana ati bakorera ko kunywa ariko binywera. Yesu ngo inzoga y'abakora icyo gihe bayiperezo byawe ndetse ufite n'ibyo wemera n'imyemerere yawe. Urabizi iyo umuntu amaze gukora bafite ibintu bye yakize ku murongo afite uburyo abonamo ibintu n'uburyo afatamo ibintu n'ibyo yizera. Umwana ibyo yizera ate se mwana wanjye nibaza ukunda ibiki ni ibiki wanga akunda ninja do umuze nibyo ari kwibaza my dignidad. Ese mwana wanjye wakuranye byibura wakuze wiyuba ufite indangagaciro mucyo hari ukuntu buri hari etike y'akazi ibintu ntabwo byaba rwose ari amahame ya nyasanzwe agenga akazi kacu. Amerika gawa sa akin ng kasulatan si Maderene mama we niwe wambwiye ngo ni nkore draft y'aya madokima